Mujya munyandikira mumbaza muti ese kuki utajya uduhamagara byibura kuri telefone utubaza amakuru y'uko tumeze. Ntabwo kutaguhamagara kuri telefone ari ikibazo cyo kubura amayinite, ari ikibazo cyo kubura uko nkuhamagara, yewe si n'umwanya wabuze. Yego ndabizi wenda turi inshuti turakundana, ariko ikintu tugiha umurongo. Ese wowe iyo uri guhamagara kuri telefone cyangwa se iyo ufashe umwanya ugahamagara umuntu, umuhamagara ku zihe mpamvu? Ni izihe mpamvu nyamukuru ituma uhamagara umuntu kuri telefone? Hari akantu narimo numva ejo karamfasha cyane, kavuga ngo ese kuki uhamagara umuntu waguze amayinite y'ijana atari buguhe byibura igiceri cya senkani? Ese icyo kintu uri kucyumva? Aha rero ndahita mvuga ku kamaro cyane cyane k'ibi bikoresho biri digito, by'umwihariko ama digital devices akorana na internet cyangwa se afite internet. Ubwo turasangamo telefone, mashini ndetse n'izindi digital devices zikorana na internet. Internet mu Rwanda yaroroshye cyangwa se ifite umurongo, irahendutse. Niyo mpamvu rero nkawe nk'umunyarwanda ukwiye kuyifashisha witeza imbere, cyangwa se ukora ibikorwa biguteza imbere muri rusange. Hari social media nyinshi, hari imbuga nkoranyambaga zaje zatugenewe, ariko nanone ugasanga turazikoresha mu buryo bwa enjoyment gusa, tutareba ku kijyanye n'ukuntu twazibyaza umusaruro mu bijyanye n'ubukungu bwacu ku giti cyacu. Ubwo ndimo ndavuga nka Facebook, YouTube, za TikTok, ndetse n'izi zindi mukoresha harimo nka za WhatsApp. Ziriya ni social media zishobora kugufasha kwiteza imbere mu buryo bw'ubukungu, yaba mu mihahirane n'abandi, yaba mu micururize. Ubwo ni ugutanga ibintu uyu n'uyu abiguha. Ibyo bintu sinzi impamvu tudakunda kubyumva neza ngo tubihe umurongo. Twe nk'abantu dusirimutse, dore turi gufata education, turi gufata ubumenyi, turi kwiga. Rero ibyo twiga mureke tubibyaze umusaruro, ariko nanone twere kubibyaza umusaruro mu buryo buri navuga cyangwa se nakita analog, tubibyaze umusaruro mu buryo buri digitali. Yes, izi smartphone tubona hano zikurura internet, ziguha access ku muntu uri mu bihugu bitandukanye, yaba iby'ubura. Ibaze aya masaha niba ufite amahirwe cyangwa se ufite chance yo kuvugana n'umuntu uri mu Bushinwa, ufite amahirwe yo kuvugana n'umuntu uri muri USA, ubwo ndavuga muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi, ufite amahirwe yo kuvugana nawe. Ese ibintu muvugana ni ibiki? Ni mwaramutse, ni mwiriwe, ni muraho? Ibyo ntabwo ari byo gusa twakagombye kuba tuvugana n'abo bantu bari muri ibyo bihugu, bakadusangije experience y'uburyo bakora business muri ibyo bihugu, bakadusangiza ibyo babonayo mu bijyanye n'ubukungu, ndetse nimba ugiriwe n'amahirwe y'uko yaguha bumwe ku bukungu bwaho, ubwo ndavuga amadolari cyangwa se amafaranga bakoresha aho ngaho. Ese uyabyaje umusaruro ute? Uyakoresheje ute? Ngo ako ni akamaro kamwe mu mpamvu mbyita akamaro ka internet gakomeye. Ubundi kera nko mu myaka 10 ishize, 20, 30, ntabwo umuntu yabashaga kugira access, cyane cyane nkatwe turi hano mu Rwanda, access yabaga igoye kugira ngo ube wavugana n'umuntu uri iyo mu mahanga, yaba za Buraya, za Amerika ndetse n'ahandi henshi. Kugira ngo uvugane n'uwo muntu byabaga bigoye cyane, bigasaba ubundi buryo, ndetse bugasaba ko uba wifite cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, ariko waba ufite ibintu bike, ufite byinshi. Ubu ngubu ubona ko rwose biroroshye cyane, usigaye uba wicaye mu rugo uryamye, ukaba uri gukominika n'umuntu uri muri Amerika, umuntu uri mu bihugu by'i Burayi nyine muri rusange. Ariko kera byabaga bigoye. Ayo mahirwe dufite se ni gute tuyabyaza umusaruro? Niba ngenze nkicara kuri kamera imbere ya telefone yanjye cyangwa se ya kamera yanjye niguriye, nkayibyaza umusaruro, kuki we wumva ko bitashoboka? Nta kidashoboka buriya. Njye nizera ikintu kimwe kigira kiti ibintu umuntu akora runaka akora
n'undi runaka, n'undi muntu runaka cyangwa se kanaka nawe aba yabikora kandi bigakunda. Nimba runaka acuruje iduka, kuki wumva ko wowe utaricuruza ngo rigende? Nimba runaka atwara imodoka, kuki wumva ko wowe utayiga ngo nawe uyitware? Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose birashoboka ko uwubikora ni umuntu, kandi nanone nawe uri umuntu ufite ubuhanga, ufite ubwenge, ufite umutwe wo gutekereza nk'uwo afite. Rero mureke ibintu abantu bakora bakoze, natwe twumve mu mutwe ko twabikora. Nimba umuntu acuruza akoresheje telefone yiwe, kuki weho wumva ko utacuruza ukoresheje telefone? Njye ndagaruka cyane ku buryo bwa business, kuko business nicyo kintu tugomba gukangurira ubwonko bwacu bukareba kuri business kuruta uko bureba kuri ku gutakaza gusa, guspendinga. Reka turebe ukuntu twakenjiza. So uyu ni The Boss Love nk'ibisanzwe. Niba utarakora subscribe, rero hasi handitse subscribe uyikore. Njya nkunda kubaho utuganiro tw'ubwenge, cyane cyane tugufasha mu kwiyungura ubumenyi mu bijyanye no gukora business, bijyanye n'uko wahanga, ubwo ni udushya. Yes, urumva njye papasi yanjye ntabwo ari ukuza hano kuri kamera ngo nishime. Papasi yanjye byibura urabona ko inafasha bamwe mu banyarwanda kuba bakiyungura ubumenyi, ariko nanjye ukibuka ko imfasha, kuko nureba iki kiganiro ukakirangiza, nshobora kuba nabona inyungu zigiye zitandukanye, kuba ibintu byanjye ubwanjye wabikurikira, ejo bundi ukabikurikira, wakoze subscribe hasi, nanone bishobora kuba byamfasha kuba nakinjiza mu buryo runaka. Urumva ni ibintu byinshi internet dufasha. Yego, duhumuke rero dukanguke. Nababwira ko ari njye The Boss Love nk'ibisanzwe. Niba utarakora subscribe hasi, yikore byihuse, hanyuma tujye twumva amagambo y'ubwenge ya buri munsi. Murakoze, turi kumwe ubutaha. Ariko kanyene nshimiye abantu mukunda kunkurikirana, munambaza amakuru yanjye yuko meze mu buzima busanzwe. Yego, ndabashimira cyane. Nanone nkwibutse ko ubaye unkeneye wamamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero yanjye, ni 078 737 947. Ibindi naho ngaho, ibindi bisobanuro naho biri mu info, na wambona. Nanone ukansanga kuri Facebook, TikTok, hose nitwa The Boss Love. Murakoze, ciao ciao, turi kumwe mu biganiro by'utaha. Yego, umurongo ufatika rero kuri ibyo, umurongo ufatika ngiye kubiha by'umwihariko kuri izi artworks, ndagira ngo mpamagare cyangwa se mpamagarire urubyiruko rufite impano zo gukora ibihangano bigiye bitandukanye. Urabyumva nyine, ni ibijyanye na artworks, ko wamamagara kuri nimero yanjye ni 078 737 947, hanyuma nkagufasha kuzamura iyo mpano yawe cyangwa se ibyo bihangano byawe, tukabifasha kubigera kure hafatika. Yego,